Alo? Alo, Pasi meze gute? Ni sawa ni sawa. Meze neza? Yego meze neza. Rero nari nkuboneye udufaranga. Yego. Kukohereza kuri wa muntu wambwiye ngo ni umurwayi. Ujye kumureba. Aho ngaho mwamumfashije cyane pe. Sawa sawa kabisa. Sawa. Ya, boss agiye kuyohereza. Nyuma y'amezi 3 yose. Ubu nanjye muntu utangiye kuba muretse kuko ndashaka kumanza kunywa agacupa nari nakumbuye ku mezi 3 yose yarashize nta n'ikintu bita inzoga. Umunsi ngomba kuzinywa nkazihaniza. Ahubwo ikibazo bose araza kunsanga mu kazi cyangwa arasanga nagiye. Abona n'amafaranga aje. Sakubitaho 50,000 byose. Ya pa ntabwo nemerutse ikintu bita inzoga ariko iyi ngiyi noneho wala yo ni ya indi ya danje gati noneho ahubwo iyi nzoga ndayimara uko bisa kose ndayinywa biba byakagiye. Naye nkumbuye ikintu bita icupa nanjye ngiye kurinywa ndi kontorere bya danje. Iyi nzoga niyo tu baba wemu ikibazo noneho ziranyica hakiri kare. Iyi nzoga ni iya mbere. Inzoga iryoshye kubi pe. Nanyweye inzoga nyinshi ariko iyi nzoga ni iya mbere. Sibye ko numva isa nk'ikomeyemo ukuntu isa nk'iyakica ariko iyi nzoga niyo nayinyeneye ku mezi 3 yanjye yose. None nyeneye ubundi nkavuga ati boss nubwo atanyishuye yose yakoze cyane. Kumanza inzoga yica kuko inzoga ndumva ikomeye cyane pe. So ubundi boss ko yamaye amafaranga uyu munsi yagiye mu kazi, hari ahandi hantu yagiye yasize atambwiye. Ntabwo ndamenya ukuntu amasaha y'umunsi ameze kugira ngo menye ukuntu nywa inzoga yanjye, kumenya ngo ndayinywa gake gake cyangwa kanywe n'ubundi nisigaza nzajya ngenda nywa gake gake. Ahone ndabizi ntabwo azongera kuba mu mafaranga vuba. Pasi ntawe kumbyutsa ubindi bagiye muri umuntu akiryamira akaruhuka. Wamamagariye saa 8 z'ijoro acyari mu gicuku wahatse nasinzira. Ego Pasi, kuva ryari uza kunywera inzoga mu nzu yanjye? Ugira ubwenge cyangwa urakomeye?
ibi ni ibiki kweli? Mbwira wakuye amafaranga. Wakuye amafaranga. Nakoresha amafaranga uze kunywa inzoga. Icupa ringana gutya. Basi uyu munsi turabisubiramo neza. Reba ukuntu wabaye. Wasinze. Ufite ubwenge. Basi. Ese boss wajya ureka nkanywa inzoga nanjye mwubaka umubiri nkangana nawe. Urabona icupa rimwe mu mezi 3 koko nibyo rikubangamiye boss byo kuvuga ngo nanywera inzoga mu nzu yawe. Inshuro imwe mu mezi 3 ibonyemo hari ikibazo riguteye. Urashaka kubaka umubiri umwe icupa ringana gutya? Urumva ibyo nari byo? Ibiryo sara byose. Ubu siyo nzana n'umushyitsi. Niyo nzana n'umushyitsi tukagusanga umeze gutya byari kumera gute? Ako wagiye ugira ubwenge kweli? Wandetse nkanywa inzoga. Nanjye ndashaka kuzazana umubiri. Naho ubundi uretse kunyiyenza icupa rimwe mu mezi 3 ntabwo ari byo byatuma ugira ikibazo mu nzu yawe. Ikibazo cyangwa se sohoke ninywere hanze ariko ninywere icupa ryanjye. Abundi umbwiye ati nanyweye inzoga mu nzu yawe waba umbangamiye pe. Reka nkureke. Ubu ngubu ndabona utameze neza. Banza ujye kuruhuka. Ubundi ibintu turaza kubisubiramo neza. Jya vava kandi kuri wowe bino bintu. Okay. Nta kibazo.